wigeze ujya mu iduka kugura igicuruzwa wakwaka fagitire umucuruzi akakubwira ngo ntabwo naguha fagitire, cyangwa se akakubwira ngo niba ukeneye fagitire noneho urongera amafaranga. Ese kubera iki iyo watse fagitire ya IBM umucuruzi akubwira ngo ongera amafaranga, ngo kiriya giciro nakubwiye ntabwo nari nzi ko uri bunyake fagitire? Ese fagitire ya IBM yongera umusoro? Ese fagitire ya IBM ihurira he n'imisoro umucuruzi atanga? Iki cyigisho ntikizagucike kuko ni introduction y'ibyigisho byinshi tugiye kuzigisha. Muri byo tuzigisha icyo bita stock management, turebe iyo bavuze ngo stock ni iki, iyo umucuruzi avuga ngo muri stock ya IBM ntabirimo, iyo stock iba hehe? Ikindi tuziga nicyo bita purchase code. Purchase code ni iki, yakemuye iki, itaraza hariho ikihe kibazo? Ibi byigisho ntibizagucike, ni ibyigisho by'ingenzi cyane kubera ko ku musozo wabyo tuzaba turi gusasira aho turimo zaba twiga icyo bita balance sheet and profit and loss. Aho ngaho niho hantu tuzasoreza ibyigisho byacu, kandi nukurikira icyigisho twigisha uhereye kuri iki ngiki uzageza ku cyanyuma aricyo balance sheet and profit and loss waramaze kubyumva neza, kuko ibi tugiye kubanza ni bezi y'ibyo byigisho bibiri biheruka kandi bikomerera abantu. Niba wifuza rero kuba umudekarara, ukajya udekararira abantu imisoro, cyangwa se ukaba tax advisor, kurikira kandi ukore subscribe kandi ukazogera kugira ngo nzadushyira icyigisho ujye uhita ubona notification ukurikire ibyigisho. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe na Teacher Horike. Reka turebe IBM ni iki, niki gituma umucuruzi atinya gutanga IBM. Ese IBM niyo yongera umusoro? Kuki abacuruzi bamwe batinya gutanga IBM? Wigeze ujya mu iduka? Byambayeho, ngeze mu iduka mbasaba ko bama fagitire, nkagenda barangije barambwira ngo ntabwo amafaranga waduhaye twayaguhamo fagitire. Nkibaza se iyo bavuze ngo nibama fagitire barashaka nongeraho amafaranga yo kwimprima fagitire? Ubwo ushobora kuba nawe utekereza nkanjye, niki gituma umucuruzi iyo umusabye fagitire akusaba ko wongera amafaranga. Ariko bamaze kubyumva ntabwo bakibibaza, ahubwo asigaye aguhendera rimwe akakubwira ngo kubera ko nzi kuri bukenere IBM, kubera ko nzi yuko utabona aho uca abakozi ba Rwanda Revenue, ugomba gutwara IBM, ariko akagira amafaranga yongeraho. Ariko se mu by'ukuri IBM yongera umusoro koko? Ese umucuruzi utanga IBM nyinshi, ibyo bivuze ko ahita ajya muri regime y'umusoro mwinshi? Kandi se kuki hariho abacuruzi batinya gutanga IBM cyane, ariko ugasanga igihe cyo gutanga declaration cyangwa gusora kigeze bakongera gutanga IBM nyinshi? Ni ukuvuga ngo igihe kikaba kiriho, abacuruzi akaba ataguha IBM, akanga gutanga IBM, ariko igihe cyo gutanga umusoro cyangwa se cyo kudekarara cyaba kigeze, noneho gutanga IBM bikoroha, akagwa IBM nyinshi. Ni iki icyo gihe aba agamije? Uyu munsi turatangira uruhererekane rw'icyigisho, aho tuzasobanura IBM, sales, stock, purchase, expenses, ndetse nuko imisoro ibarwa. Ibi byigisho ntibizagucike. IBM ni icyigisho cya mbere turi kwiga, tuzakomeza no gusesengura mu bindi byigisho. Tuzareba sales ni iki, stock ni iki, icyo bita purchase ni iki, expenses ni iki, kandi ikintu cy'ingenzi ntitugiye gukurikiza ibihuha bivugwa n'abantu, ahubwo
tuzifashisha amakuru ya Rwanda Revenue Authority ndetse n'amategeko agenga icyo kigo. Nibyo tuzifashisha, ntabwo tuzajya kure yabyo, ntabwo tuzakoresha amakuru y'ibihuha. IBM rero ni iki? IBM ni electronic billing machine. Mu buryo bworoshye ni uburyo bwo gukora no gutanga electronic invoice ku gikorwa cy'ubucuruzi. RRA ivuga ko umuntu ukora taxable activity agomba gutanga invoice ikorwa n'uburyo bwa electronic invoicing bwemejwe na RRA. Hari uburyo butandukanye bwa IBM, harimo IBM version 2.1 kuri computer cyangwa tablet, IBM kuri smartphone, online IBM ndetse na VSDS kuri bamwe bafite system zabo zahujwe na IBM. None se IBM ni umusoro? Oya, icyo nicyo kintu cya mbere nshaka ko ufata mu mutwe. Ntabwo IBM ari umusoro. IBM ni uburyo bwo kwandika no gutanga invoice y'ubucuruzi. Ariko rero IBM ifite akamaro kanini mu bijyanye n'imisoro, kuko amakuru y'ibicuruzwa bigurishwa na invoices ashobora kujya muri systeme ya RRA akibikamo, bityo mu gihe cyo gusora akaba ariho hakurwa amakuru yerekeranye n'umusoro ugomba gusora. RRA documentation isobanura ko sales transactions na sales invoices byoherezwa kuri IBM server. Ikindi kandi purchase information ishobora gukoreshwa n'umuguzi mu kwemeza purchase no mu guhindura cyangwa gukurikiza stock. No kuvuga ko IBM atari agapapuro gahabwa umukiriya gusa, ahubwo IBM ni igice cy'amakuru y'ubucuruzi. Kuki rero umucuruzi cyangwa se abacuruzi bamwe batinya gutanga IBM? Aho tugeze ngira ngo wakomeje kugenda ubyumva. Noneho rero tujye ku kibazo nyirizina, kuki abacuruzi bamwe batinya gutanga IBM. Hari impamvu abantu bavuga, ariko ntabwo bivuze ko arizo mpamvu za buri mucuruzi. Impamvu ya mbere, batinya ko sales ze ziziyongera cyangwa se zagaragara. Sales ya turnover, ubwo ni amafaranga sales ugenda ucuruza, sales nari ugenda ucuruza utanga IBM ya buri mwanya. So cya mbere babanga ko zizagaragara, akibaza ati ninanga IBM kuri buri kintu ngurishije, RRA izabona amafaranga yose nacuruje. Icyo ni igitekerezo cy'abacuruzi bamwe, kuko IBM ifasha mu kugaragaza sales transactions, ariko ikibazo gikurikiraho ni iki? Ese sales nyinshi bisobanuye umusoro munini buri gihe? Iyo umuntu afite sales nyinshi, ese koko iteka biba bivuze yuko uwo muntu afite umusoro mwinshi? Aha niho abantu benshi rero bibeshya, kuko tugomba gutandukanya sales cyangwa turnover na taxable profit. Urugero twafata, umucuruzi acuruje amafaranga miliyoni 120 mu mwaka, ariko kugira ngo abone ayo mafaranga ashobora kuba yaraguze ibicuruzwa, akishyura ubukode bw'inzu, akishyura abakozi akoresha, akagura umuriro, agakora transport n'izindi expenses zemewe. Niba rero ari regime ibara taxable profit, ntabwo duhita tuvuga ngo miliyoni 120 nizo zose zizasoreshwa. Ntabwo umusoro niba ari umusoro wa 28%, ntabwo tuzafata miliyoni 120 ngo dukube 28 tugabanye 100 ngo uyu mucuruzi abone abariyo mafaranga azasora. Hoya, ahubwo tugomba kubanza kureba uburyo taxable income ibarwa. RRA isobanura ko kuri iyo regime taxable income ishingira kuri business income ndetse n'ibikurwamo byemewe n'amategeko.
impamvu rero ya kabiri, gutinya guhindura tax regime. Hari abantu batinya kuva mu cyiciro kimwe bajya mu kindi. Murabizi ko mu misoro uyu munsi Rwanda Revenue mwumvishe yuko mwabonye ko igenda itwoherereza message ikakubwira ngo tini namba yawe yashyizwe mu cyiciro cy'abasora bato cyangwa se mu cyiciro cy'abasora banini. So yaciyemo ama classes, so hari n'ama classes ariko twari dusanganwa ya flat, akaba n'indi bita lump sum, akaba n'indi bita real regime. Twari dufite ama classes eshatu. Ubwo rero akaba hari igihe umuntu atinya gutanga EBM kugira ngo yigumire muri flat cyangwa yigumire muri lump sum, atazajya muri real regime. Ariko nshobora kukubaza ngo 4% na 28%, ubundi umusoro mwinshi ni uwuhe? Ushobora kwibaza ngo 28%, ariko yibuke ko aba 28% bakuraho expenses zose, amafaranga bahembye abakozi, amafaranga y'ingendo, depreciation n'ibindi byose bikurwaho byose wakoresheje. Mu gihe uri lump sum cyangwa ahandi ho bidakurwamo, uhita ufata igicuruzo ugakuba 4 ukagabanya 100, ubundi ukaba ubonye umusoro ugomba gusora. Hari igihe rero ushobora kugenda ugasanga umuntu wacuruje miliyoni 17 niwe ugiye gusora umusoro mwinshi kuruta umuntu wacuruje miliyoni 60, kuko wa miliyoni 60 araza gukora ibaruramari akuremo ibintu byose yakoresheje, ari byo bita ibyatunze umwuga. EBM rero ntabwo ariyo ihitamo regime yawe, ahubwo turnover n'ibindi biteganwa n'amategeko nibyo bigira uruhare mu kumenya regime. RRA ubu igaragaza regime zitandukanye, harimo flat tax, lump sum, simplified accounting method na real regime, kandi igashyiraho turnover categories zijyana nazo. Ku makuru ari mu rubuga rwa RRA, ubu turnover iri hejuru ya miliyoni 20 ishyirwa muri real regime, nk'uko nari maze kubibabwira. Impamvu rero ya gatatu ituma abacuruzi batinya gutanga fagitire ya IBM ni ugutinya ko expenses zitazemerwa. Umucuruzi ashobora kuvuga ati reka nanjye IBM nye, kuko ninanga nyinshi nzagaragaza sales nyinshi, ariko expenses zanjye ntizizemerwa. Aha naho ahantu dukwiriye gutekereza ko mu gihe ukora business ugasohora amafaranga, ayo mafaranga aba akwiriye gusohorerwa kuri IBM. Niba ufashe amafaranga mugiye kwiyakira, ugiye kwakiriza abakozi, cyangwa se wohereje abakozi mu mahugurwa, cyangwa se utanze amatike, cyangwa se buri kimwe cyose ukoresheje amafaranga ya company, uba ukwiriye kubika fagitire ya IBM kugira ngo izo expenses zizagera gute, bizagaragara. N'abantu benshi bagira abakozi bahemba buri kwezi, bakabahembera kuri mobile money, batajya batangira umusoro, ugasanga nyine n'ubundi uri muri cya gihombo cy'uko ya mafaranga atazakurwa ku musoro usoreshwa, ahubwo kubera ko watinye gutanga umusoro wa peye, ugashiduka urimo gusora amafaranga menshi. Rero ibi byigisho nicyo byaziye kugira ngo bizakwigishe umenye ko ushobora kuba wihombya mu gihe uhunga umusoro runaka. Ushobora guhunga umusoro wa peye, ariko ukaba utazi yuko n'ubundi amafaranga kuko utazayadekarara ngo uyakureho, aribwo ugombaga kuzasora makeya. Ese mu bibazo rero ukwiriye kwibaza, ese ibyo naguze nabyo byanditse neza? Ese mfite inyandiko z'ibyo naguze? Ese stock yanjye ihuye
n'ibyo naguze n'ibyo nagurishije. Ese expenses nashyize muri declaration ziremewe kandi zifite ibimenyetso? RRA ivuga ko muri declaration harimo controls zihuza taxable income n'imibare igaragara muri EBM, kandi controlled expenses zishyigikiwe n'inyandiko nka EBM, DMC, withholding declaration n'imishahara zigomba guhura n'amakuru ari muri systeme ya RRA. Aho rero turabona ko ikibazo kirenze icyo twebwe dutekereza. Ese gutanga EBM ntukongera umusoro koko? Wowe ubitekereza ute? None reka dufate urugero, umucuruzi ufite sales za miliyoni 120 mu mwaka. Abantu babiri bashobora gutekereza, cyangwa benshi bagatekereza ibitandukanye gutya, bakibaza yuko umuntu azasora agasorera kuri izi miliyoni 120, ariko ntabwo ariko biri. Ntitwabivuga gutyo tutabanje kumenya tax regime ye nuko taxable income ibarwa. Dufate rero nk'urwo rugero rwa miliyoni 120, tuvuge yuko expenses zemewe zingana na miliyoni 100, kandi ko izo expenses zindi zigomba gukurwa kuri aya mafaranga 120. Ufashe rero sales miliyoni 120 ugakuramo expenses miliyoni 100. Izi miliyoni 100 niyumve ko bitakunda, byakunda kubera ko ushobora kuba warahembye abakozi, waguze generator, wishyura inzu, wishyura umuriro, ndetse ugura n'imodoka ya company. Ayo mafaranga rero yakoreshwa. Aha rero iyo hasigaye izi miliyoni 20 nizo tubariraho umusoro, nizo zigushyira ku musoro ugomba gusora ukubye na rate bitewe naho, ariko uyu muntu we kuko ari hejuru ya miliyoni 20 agomba gusora umusoro kuri rate ya 28%. Ndakeka rero aha byumvikana yuko EBM atariyo yongera umusoro, nta nubwo yanawutubya, kuko akenshi uba wishyira mu kaga, kuko niba wararanguye ukoresheje EBM, ibicuruzwa bikaba biri muri stock, umunsi Rwanda Revenue Authority yaje kugukorera igenzura, uzahura n'ingorane cyane, kuko izasanga bya bicuruzwa waranguye warabigurishije ntabyo ufite muri stock physique. Ikibazo kibaho ni igihe umuntu wagukoreye cyangwa se wakoze declaration yabikoze mu buryo butari bwo, akaba yatuma umusoro mwinshi, kubera yuko icya mbere atazi classe urimo, cyangwa se akaba atazi gukuraho ibyatunze umwuga byose. Icyo gihe ushobora kubona wasoze umusoro mwinshi. Nkwibutsa ko iyo utanze umusoro mwinshi muri Rwanda Revenue Authority ntabwo iwanga. Niba wagomba gusora 450, ugasora 1,200,000, ntabwo Rwanda Revenue izakohereza message ikubwira ngo wasoza amafaranga menshi. Oya, ahubwo iyo ushyizemo make, Rwanda Revenue irakubwira ngo ntabwo ugomba kujya munsi y'ayangaye. Iyo ushyizemo igicuruzo gike, hejuru itona message ikubwira ngo ntabwo ugomba kujya munsi y'ayangaye. Ariko igihe cyose uzashyiramo amafaranga menshi, nta munsi n'umwe Rwanda Revenue izakohereza message cyangwa se ngo ukore submit byanke. Ntabwo byakwanga, byanga ari uko ushyizemo make. Rero ntabwo EBM ariyo yongera umusoro, ahubwo akenshi umusoro wongerwa nuko umuntu wakudekarariye cyangwa se ugukurikiraniye iby'ubucuruzi byawe atabikoze neza. EBM rero ntabwo ari umusoro. EBM ntabwo ariyo yonyine igena tax regime. Gutinya EBM kubera gutekereza ko
buri sales yose ihita isoreshwa kimwe, si imyumvire yuzuye. Icy'ingenzi ni ukumenya sales ni iki, turnover ni iki, stock ni iki, purchase ni iki, expenses zemewe ni izihe, taxable income ni iki, kandi tax regime yawe ikora ite, ni iyihe class ubamo. Kandi ibyo byose tuzabisesengura muri izi nyigisho tugiye kwigisha uhereye kuri iyi ngiyi twatangiye. Icyigisho rero kizakurikira ni icyigisho kivuga ngo stock. Stock ni iki? Hari igihe uzasanga abantu barimo gusabana stock kandi ubwo ari kumusaba stock nta kintu baguze, akamuha stock muri systeme. Tuzabirebera hamwe ese bigire izihe ngaruka kandi ni irihe tegeko uba warenzeho. Reka dusoreze ahangaha, ndakeka tuzakomeza gusobanukirwa n'uburyo IBM akamaro kayo, tuzasobanukirwa na stock management, tumenye stock physique aho ihurira na stock ya IBM. Ntiwibagirwe gukora subscribe ko bisanzwe nk'uko twatangiye bibabwira yuko ibi byigisho uzabisoza umaze kuba umudekarara mwiza, ntiyazagiye bigucika. Mwari muri kumwe na teacher Holike. Bye bye, na hejo.